Turabasuje mwese mukurikira ibiganiro byacu, twizere ko mumeze neza cyane mu bice bigiye bitandukanye mugiye muherereyemo. Tugiye kubabwira rero iby'igitaramo cyaraye kibereye muri BK Arena mu ijoro ryo ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2021, aho byari akanyamuneza gakomeye cyane, ndetse cyagiye cyitabirwa n'abasitari bagiye batandukanye. Muri icyo gitaramo rero The Ben yasutse amarira menshi muri BK Arena, byagiye bikomeza kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Mbega abantu byagiye bibatungura mu ijoro ryakeye rero, ubwo yari mu gitaramo The New Year Groove. The Ben yongeye kurira imbere y'abafana, ibitatunguye benshi cyane ko akunze kugaragaza amarangamutima menshi cyane mu ruhame arira asanzwe n'ibyishimo. Ni amarira rero y'ibyishimo uyu muhanzi, aho yavuze ko yakomoye ku kuba uyu munsi yari imbere y'abakunzi be, nyamara aho yavuye ubuzima butari bworoshye habe na gato. Ibi yabivuze agira ati, abagabo bararira kandi impamvu iroroshye cyane. Iyo urebye ahantu uturuka ukareba ahantu uhagaze, ntabwo nari nkwiye kuba mpagaze imbere yanyu, ariko ndi hano. Imana ihaye umugisha, uyu mwaka uzababere uw'umugisha udasanzwe. The Ben rero kwihangana bijyanze, atangira akubaririra abakunzi be inkuru y'ubuzima bubabaje yagiye anyuramo imbere yo kuba icyamamare cyangwa se umusitari, aho yavuze ngo njye ndi umwana wavukiye Kampala muri Uganda, tuba mu nzu y'icyumba kimwe na salo, turi abana 6. Umubyeyi wanjye yaraturwaniriye, ntabwo aratangira kuza mu bitaramo byanjye kubera impamvu zigiye zitandukanye, ariko atewe ishema nanjye, akunda ibyo nkora kandi arabasengera mwese, ni umukozi w'Imana. The Ben rero amaze kuvuga iri jambo yahise aturika aririra imbere y'abafana. Ibi rero byabereye mu gitaramo cy'amateka. Ni igitaramo uyu muhanzi yakoreye muri BK Arena, ahari hakoraniye abakunzi b'umuziki batari bake cyane. Ni igitaramo rero cyabaye ku itariki ya mbere z'ukwa mbere, cyinjiza abantu mu mwaka wa 2025, aho cyari cyitabiriwe n'abasitari bagiye batandukanye, barimo ba Tom Close mwabonye aho bagiye kuri stage, barimo Element Ere, abarimo Kivumbu King n'abandi bagiye batandukanye, Otile Brown mwamubonye n'abandi bagiye batandukanye. Ahari igitaramo cyari kiyobowe na Lucky Nzeyimana ukora kuri RBA, ndetse na Anita Pendi ukora kuri Kiss FM. Mbega cyari igitaramo kimeze neza, hari aba DJ bagiye batandukanye ndetse na DJ Burian. Ngibyo rero ni ibyavuye mu gitaramo cya New Year Groove cy'umuhanzi The Ben.